Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacyo cya 55. Guhindurwa n'ubuntu. Mu mibereho y'intumwa Yohana hagaragara urugero rwo gutungana nyakuri. Igihe yahoraga iruhande rwa Kristo, kenshi umukiza yaramuburiraga ndetse akamuhana, kandi Yohana yemeraga uko gucyaha. Ubwo yerekwaga imico y'uwavuye mu ijuru, Yohana yashoboye kubona intege nke ze, bituma acishwa bugufi kubera ibyo yeretswe. Ibinyuranye n'ukuntu yahubukaga, umunsi ku wundi yitegerezaga kwiyoroshya no kwihangana kwa Yesu, kandi yumvaga inyigisho ze zo kwicisha bugufi no kwihangana. Umunsi ku wundi umutima we womotanaga na Kristo kugeza ubwo yiyanze ubwe kubw'urukundo yakundaga shebuja. Ubushobozi no kwiyoroshya, icyubahiro cy'ubwami n'ubugwaneza, imbaraga no kwihangana yabonaga mu mibereho ya buri munsi y'umwana w'intama byujuje umutima we gutangara. Umutima we wasuzuguraga kandi wararikiraga yaweguriye imbaraga ihindura ya Kristo, maze bituma urukundo mvajuru ruhindura imico ye. Hari itandukaniro rikomeye riri hagati y'imibereho itunganye ya Yohana n'iya wa mwigishwa mugenzi we Yuda. Kimwe na mugenzi we, Yuda yerekanaga ko ari umwigishwa wa Kristo, ariko icyo yari afite gusa ni ishusho yo kubaha Imana. Yarasobanukiwe neza n'ubwiza bw'imico ya Kristo, kandi akenshi uko yategaga umukiza amatwi yarushagaho gutsindwa, nyamara ntiyashakaga koroshya umutima we cyangwa ngo yicuze ibyaha bye. Kubwo kurwanya imbaraga mvajuru, yasuzuguye shebuja uwo yavugaga ko akunda. Yohana yarwanyaga byimazeyo amakosa yakoraga, ariko Yuda yarengaga ku by'umutimanama we wamwemezaga, maze agahibisha ukurwaho, akihambira ku ngeso ze mbi. Gushyira mu bikorwa ukuri Kristo yigishaga byari bihabanye n'ibyifuzo bye ndetse n'imigambi ye, kandi ntiyari kwishoboza kureka imitekerereze ye kugira ngo yakire ubwenge buva mu ijuru. Aho kugira ngo agendere mu mucyo, yahisemo kugendera mu mwijima. Yarushijeho kugundira ibyifuzo bibi, kwifuza kubi, umutima wo kwihorera n'ibitekerezo bibi, kugeza ubwo Satani yamwigaruriye. Yohana na Yuda bahagarariye abavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Aba bigishwa bombi bari bafite amahirwe amwe yo kwigira kuri shebuja wavuye mu ijuru no kumukurikiza. Bombi bari bafitanye umubano na Kristo, kandi bari bafite amahirwe yo gutegera amatwi inyigisho ze. Buri wese yari afite inenge zikomeye mu mico ye, kandi buri wese yari afite uburenganzira ku buntu mvajuru buhindura imico. Nyamara mu gihe umwe yicishaga bugufi akigira kuri Yesu, undi we yerekanaga ko akeneye kumva gusa aho gukurikiza ibyo abwirwa. Umwe yejeshwaga ukuri buri munsi, agapfa ku narijye kandi akanesha icyaha, mu gihe undi yahindukaga imbata ya Satani bitewe no kwanga imbaraga ihindura y'ubuntu no kwirundurira mu byifuzo byo kwikunda. Uku guhinduka kw'imico nk'uko kugaragara mu mibereho ya Yohana ni ingaruka yo gushyikirana na Kristo. Hashobora kuboneka inenge zikomeye mu mibereho y'umuntu, ariko iyo ahindutse umwigishwa nyakuri wa Kristo, imbaraga y'ubuntu mvajuru iramuhindura kandi ikamutunganya. Mu kwitegereza ubwiza bw'Uwiteka nk'uwitegereza mu kirahuri, agenda ahinduka ava ku ntambwe agera ku yindi, kugeza igihe ahinduka nk'uwaramye. Yohana yigishaga iby'ubutungane, kandi mu nzandiko yandikiye itorero yagaragaje amabwiriza aboneye agenga imyitwarire y'Abakristo. Yanditse agira ati: kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwaboneye, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3 umurongo wa 3 n'igice cya 2 umurongo wa 6. Yigishije ko umukristo akwiriye gutungana mu mutima no mu mibereho. Nta na rimwe akwiye kunyurwa no kuvuga gusa. Nk'uko Imana izira inenge aho ituye, ni nako kubwo kwizera Kristo umuntu wacumuye akwiriye kuba atunganye aho abarizwa. Intumwa Pawulo yaranditse ati: icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 4 umurongo wa 3. Kwezwa kw'itorero ni umugambi w'Imana mu byigirira abantu bayo byose. Yabatoranirije kuva kera kugira ngo bababera. Yatanze umwana wayo ngo bapfire kugira ngo batunganywe binyuze mu kumvira ukuri, bakurweho ingeso mbi zose z'inarijye. Imana ibashakaho ko buri wese yayikorera kandi akayiyegurira ku giti cye. Imana ishobora kubahishwa n'abavuga ko bayizera igihe gusa bagaragaza ishusho yayo kandi bakagengwa na mwuka wayo. Bityo nk'abahamya b'umukiza bashobora kwerekana icyo ubuntu mvajuru bwabakoreye. Kwezwa nyakuri kuza binyuze mu gukora kw'ihame ry'urukundo. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 umurongo wa 16. Imibereho y'uwo Kristo atuye mu mutima izerekana kubaha Imana gushyizwe mu bikorwa. Imico izatunganywa, izamurwe kandi iheshwe icyubahiro. Inyigisho nzima zizivanga n'imirimo yo gukiranuka, kandi amategeko mvajuru azomatana n'imigirire itunganye. Abashaka kubona umugisha wo kwezwa bagomba kubanza gusobanukirwa no kwitanga. Umusaraba wa Kristo niwo nkingi kwiyongeranya ku turemero bwiza bw'iteka ryose bukomeye bishamikiyeho. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya 4 umurongo wa 17.
Kristo aravuga ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we, ankurikire. Matayo 16:24. Impumuro y'urukundo dukunda bagenzi bacu niyo igaragaza urukundo dukunda Imana. Kwihangana mu murimo niko kuruhura umutima. Kugubwa neza kwa Isiraheli guturuka mu gukorana kwiyoroshya, gushishikara n'ubunyangamugayo. Imana ishyira hejuru kandi igakomeza uwifuza kugendera mu nzira ya Kristo. Kwezwa ntabwo ari umurimo w'agahe gato, isaha cyangwa umunsi umwe, ahubwo n'uw'igihe cyose cy'ubuzima. Nikuboneshwa gutwarwa kubera ibyo wiyumvamo, ahubwo ni ingaruka yo gupfa ku cyaha buri gihe no guhora umuntu abaho ku bwa Kristo. Imihati yacu y'intege nke kandi ya hato na hato ntishobora gukosora amakosa cyangwa ngo itere ivugururwa ry'imico. Dushobora gutsinda gusa kubw'umuhati w'igihe kirekire no kwihangana, imyitwarire idakebakeba no kurwana intambara itoroshye. Uyu munsi ntabwo tuzi uko urugamba ruzaba rudukomereye ejo. Igihe cyose Satani azaba akiriho, tuzaba dufite inarijye tugomba gutsinda n'ibyaha bitwibasira tugomba gutsinda. Kugeza ku iherezo ry'ubuzima ntihazigera habaho ahantu ho guhagarara, nta naho tuzashobora kugera ngo tuvuge tuti ngeze aho ngomba kugera. Kwezwa n'ingaruka yo kumvira mu buzima bwose. Nta n'umwe mu ntumwa n'abahanuzi wigeze avuga ko nta cyaha afite. Abantu bagiranye umushyikirano n'Imana, abashoboraga kwitanga ubwabaho kugira ngo bakore ikibi babizi, ab'Imana yahaye icyubahiro ikabaha umucyo n'ubushobozi mvajuru, bagiye batura icyaha cya kamere yabo. Ntibigeze biringira umubiri, ntibigeze bavuga ubutungane bwabo bwite, ahubwo bizeraga rwose ubutungane bwa Kristo. Uko niko bizagendekera abantu bose bahanga amaso Kristo. Uko turushaho kwegera Kristo kandi tukarushaho gusobanukirwa neza n'ubutungane bw'imico ye, niko tuzarushaho kubona ubunyacyaha bwacu bukabije kandi tuzacogora gushaka kwishyira hejuru. Umuntu azahora ashaka kwegera Imana, habeho kwicuza ibyaha guhoraho nyakuri kandi kuvuye ku mutima umenetse, ndetse habeho no kwicisha bugufi k'umutima imbere y'Imana. Uko tuzatera intambwe yose mu mibereho yacu ya Gikristo, kwihana kwacu kuzashora imizi. Tuzamenya ko kuzura kwacu kuri muri Kristo wenyine, kandi kwatura kw'intumwa Pawulo tuzakugira ukwacu tuvuge tuti, nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kibamo. Ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Abaroma 7:18 n'Abagalatiya 6:6. Reka abamarayika bandika amateka y'intambara zera z'ubwoko bw'Imana, reka bandika amasengesho n'amarira yabo, ariko mureke Imana ye guteshwa icyubahiro n'amagambo ava mu kanwa k'umuntu avuga ati, ndi umuziranenge ndera. Yobu 33:9. Iminwa yejejwe ntizigera ivuga amagambo nk'ayo yo kwibona. Intumwa Pawulo yajyanywe mu ijuru rya gatatu, aho yabonye kandi yumva ibintu bitashoboraga kuvugwa. Nyamara yaje kuvuga atirata ati, si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira. Abafilipi 3:12. Reka abamarayika bo mu ijuru bandika intsinzi ya Pawulo mu kurwana intambara nziza yo kwizera. Reka abo mu ijuru bishimira inzira yakurikiye ashikamye agana mu ijuru, kandi bishimire ko mu guhanga amaso igihembo yafashe ibindi bintu byose ko nta gaciro bifite. Abamarayika bishimira kuvuga ibigwi bye, ariko Pawulo ntiyirasa ibyo yagezeho. Inyifato ya Pawulo niyo nyifato yari ikwiye kuranga buri muyoboke wese wa Kristo igihe akomeza mu nzira ye arwanira kuzambikwa ikamba ritangirika. Reka abo bose bavuga ko ari intungane bigenzure birebera mu ndorerwamo y'amategeko y'Imana. Uko bazabona ko ibyo amategeko asaba birenze ubushobozi bwabo, kandi bagasobanukirwa n'umurimo wayo wo kurondora intekerezo n'iby'umutima ugambirira, ntibazigera na rimwe birata ubutungane. Yohana atitandukanyije n'abavandimwe mu kwizera aravuga ati, nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 1:8, 10 n'uwa9. Hariho abavuga ko ari intungane, bakavuga ko biyeguriye Uwiteka byimazeyo, kandi bakumva ko bakwiye gusohorezwa amasezerano y'Imana mu gihe bagomera amategeko yayo. Abo ngabo bica amategeko basaba gusohorezwa amasezerano y'abana b'Imana. Nyamara uku ni ukurengera, kuko Yohana tubwira ko urukundo nyakuri dukunda Imana ruzagaragarira mu kumvira amategeko yayo yose. Ntabwo kwizera ukuri ko mu magambo bihagije, ntabwo kuvuga ko wizera Kristo bihagije, kwizera ko Kristo atari umubeshyi kandi ko inyigisho ya Bibiliya atari ibitekerezo birimo uburyarya byahimbwe n'abantu, nabyo ntibihagije. Yohana yaranditse ati, uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye,
urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we, kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5 n'igice cya 3 umurongo wa 24. Ntabwo Yohana yigeze yigisha ko agakiza kagomba kubonwa kubwo kumvira, ahubwo uko kumvira n'imbuto yo kwizera n'urukundo. Yaravuze ati, muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimuriho. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha, umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Iyo turi muri Kristo n'urukundo rwe rukaba mu mutima, ibyiyumviro byacu, ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu bihuza n'ubushake bw'Imana. Umutima wejejwe wemeranya n'ingingo zigize amategeko y'Imana. Hariho abantu benshi bafite amahoro n'ibyishimo bike nubwo baharanira kumvira amategeko y'Imana. Uyu mworera mu mibereho yabo ni ingaruka yo kunanirwa gushyira kwizera mu bikorwa. Bagenda nk'abagenda ku butaka bw'umunyu mu butayu bw'umutagwe. Basaba bike aho bagasabye byinshi kubera ko amasezerano y'Imana atagira urubibi. Abantu nk'aba ntibahagarariye gutunganywa kuzanwa no kumvira ukuri uko bikwiye. Uwiteka yifuza ko abahungu n'abakobwa be bose banezerwa bakaba amahoro kandi bakumvira. Binyuze mu kugaragariza kwizera mu bikorwa, umwizera ahabwa iyi migisha. Binyuze mu kwizera, buri kintu cyose kibura mu mico gishobora gutangwa, buri nenge yose ikezwa, buri kosa rigakosorwa, kandi buri mikorere myiza igatezwa imbere. Isengesho ni uburyo bwatoranyijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba rwo guhangana n'icyaha no gukuza imico ya Gikristo. Imbaraga z'Imana zigendana n'igisubizo cy'isengesho ryo kwizera zizashoboza uwasenze guhabwa ibyo yasabye byose. Dukwiriye gusaba kubabarirwa icyaha, tugasaba guhabwa Mwuka Muziranenge, tugasaba kugira imico nk'iya Kristo, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo we, tugasaba guhabwa impano yose yasezeranye, kandi isezerano rye niri ngo muzahabwa. Matayo igice cya 7 umurongo wa 7. Igihe Mose yari kumwe n'Imana mu mpinga y'umusozi, niho yabonye icyitegererezo cy'inyubako y'agatangaza yagombaga kuba ubuturo bw'Imana. Ku musozi turi kumwe n'Imana, ahantu hiherereyeho gusabanira n'Imana, niho tugomba gutekerereza ku mugambi wayo ukomeye ifitiye inyoko muntu twimbitse. Mu bihe byose, binyuze mu gusabana n'ijuru, Imana yagaragaje umugambi ifitiye abana bayikoresheje kugenda ihishurira intekerezo zabo inyigisho z'ubuntu. Uburyo Imana ikoresha ngo imenyekanishe ukuri bugaragazwa muri aya magambo: Uwiteka azatunguka nk'umuseke utambika. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3. Umuntu wese ujya aho Imana ishobora kumumurikira atera intambwe ava mu mwijima wo mu museke agana mu kurabagirana k'umucyo wo ku manywa y'ihangu. Kwezwa nyakuri gusobanura urukundo rutunganye, kumvira gutunganye no kugendera mu bushake bw'Imana by'ukuri. Tugomba gutunganyirizwa Imana binyuze mu kumvira ukuri. Umutimanama wacu ugomba kuvanwa mu mirimo ipfuye kugira ngo dukorere Imana nzima. Ntabwo twari twaba intungane, nyamara ni amahirwe yacu kwitandukanya n'ibituziga by'inarijye n'icyaha, maze tukajya mbere tugana ku butungane. Ubushobozi bukomeye, ibyagerwaho byo ku rwego rwo hejuru kandi bitunganye, byashyizwe aho umuntu wese ashobora kubigeraho. Impamvu abantu benshi muri iki gihe badatera imbere ku rwego rukomeye mu mibereho yabo yo kubana n'Imana, biterwa n'uko basobanura ko ubushake bw'Imana buhuye n'ibyo ubwabo bifuza gukora. Mu gihe bikurikirira ibyifuzo byabo bwite bishuka ubwabo, babona ko bakora iby'Imana ishaka. Aba bantu ntibarwana n'inarijye. Hariho abandi mu gihe runaka batsinda mu rugamba barwana n'ibyifuzo byabo byo kwinezeza no kwishimisha. Babikorana ukuri kandi badakina, ariko bakananizwa n'imihati y'igihe kirekire, gupfa kwa buri munsi n'ingorane z'urudaca. Ubunebwe burabakurura bakitandukanya no gupfa ku narijye, bafunga amaso yabo buzuye ibitotsi, maze bakagwa mu bishuko mu cyimbo cyo kubitsinda. Amabwiriza ari mu ijambo ry'Imana nta burenganzira dusigira bwo kugendera mu byaha. Umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo yireherezeho abantu bose. Ntabwo yazanywe no gusinziriza ab'isi, ahubwo yaje kwerekana inzira ifunganye abazinjira mu marembo y'umurwa w'Imana bose bagomba kunyuramo. Abana be bagomba gukurikira inzira bayoboye, byaba kureka ibibanezeza cyangwa kwihugiraho, yabasaba gukora umurimo uremereye ute cyangwa umubabaro bahura nawo wose, bagomba gukomeza kurwanya inarijye. Ishimwe riruta ayandi abantu bashobora gutura Imana ni uguhinduka imiyoboro yejejwe Imana yakoreramo. Igihe kirihuta kiganisha ku bihe bizahoraho. Reka twe kugundira iby'Imana. Reka twe kuyima icyatubera igihombo turamutse tukiyimye nubwo kidatangwa kubera ko umuntu agikwiriye. Imana ishaka umutima wose. Uyihe ni uwayo kubw'uko yakuremye kandi ikagucungura. Imana ishaka ubwenge bwawe. Buyihe ni ubwayo. Ishaka ubutunzi bwawe. Buyihe ni ubwayo.
kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 n'uwa 20. Imana isaba kuyubahisha umutima wejejwe witeguye kuyikorera, ushyira mu bikorwa ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Imbere yacu yashyize intego yo mu rwego rwo hejuru, ndetse iyo ntego ni ubutungane. Kristo adusaba kumuhagararira muri iyi si nk'uko nawe atubereye imbere y'Imana. Icyo Imana ibashakaho ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3. Mbese nawe urabishaka? Ibyaha byawe bishobora kuba nk'imisozi imbere yawe, ariko iyo ucishije bugufi umutima wawe kandi ugasaba imbabazi z'ibyaha byawe wiringiye iby'Umukiza wabambwe kandi akazuka yakoze, azakubabarira kandi akwezeho gukiranirwa kose. Imana igusaba kumvira amategeko yayo gushyitsi. Aya mategeko ni ijwi ryo kurangurura kwayo rikubwira riti: murusheho kuba bera kandi muhore mwera. Mwifuze kuzura k'ubuntu bwa Kristo. Reka umutima wawe wuzuremo kwifuza kugira gukiranuka kwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko umurimo w'uko gukiranuka ari amahoro, kandi ingaruka yako ikaba gutuza n'ibyiringiro by'iteka. Uko umutima wawe urushaho kwifuza Imana, niko uzakomeza guhabwa ubutunzi butarondoreka bw'ubuntu bwayo. Uko urushaho gutekereza kuri ubu butunzi, niko uzahabwa kandi uzahishurirwa ibyakozwe n'igitambo cy'Umukiza, uburinzi buva ku butungane bwe, ukuzura k'ubwenge bwe, ndetse n'imbaraga ye yo kuguhagarika imbere ya Data wa twese udafite ikizinga kandi utariho umugayo. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo